Inshuti bakundwa muri Kristo Yesu, shalom shalom. Twongeye kunezererwa Imana cyane kubw'uyu mwanya iduhaye kugira ngo tube turi imbere yanyu. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero twishimiye kuba twabagezaho ikiganiro gifite insanganyamatsiko ivuga ngo inshingano z'umugabo mu muryango. Inshingano z'umugabo mu muryango. Mbere ya byose tubanze tumenye bikurikira. Dushobora kwibaza tese umuryango niki? Umuryango ugizwe n'umugabo, ukagirwa n'umugore ndetse ukagirwa n'abana. Kandi burya umugabo aba afite inshingano ze ndetse n'umugore akagira inshingano ze, kandi n'abana nabo baba bagomba kugira inshingano zabo. Hagati yaho ni byiza ko noneho twamenya inshingano z'umugabo mu muryango nk'umuntu uhagarariye n'ubundi umuryango. Nekereza neza ko umuryango ni ikintu gikomeye cyane umuntu aba atagomba gukeresa cyangwa se gutesha agaciro, cyangwa se umuntu aba atagomba kwirengagiza. Umuntu aba agomba kubaha umuryango kandi akaba agomba nanone kuwitaho uko bishobotse byose kugira ngo ubuzima bw'umuryango bumere neza, kugira ngo iterambere rikenewe mu muryango ribashe kuba ryagerwaho. Kandi ntabwo ryagerwaho burya umugabo mu rugo cyangwa se umugabo mu muryango adashoboye kuzuza inshingano ze. Niyo mpamvu umugabo aba agomba kugira inshingano zo kuzuza kugira ngo umuryango ugire aho uva ndetse ugire n'aho ugera, kugira ngo urugo rubashe kuba rwatera imbere kandi n'ibintu bimeze neza cyane. Inshingano rero zishobora kuba nyinshi, ariko muri iki gice cya mbere cy'inshingano z'umuryango turaza kumenyeramo inshingano eshanu, hanyuma mu kindi gice cya kabiri namo tuzaze kumenyeramo izindi nshingano eshanu zizaba zisigaye, kuko muri iki gice cy'inyigisho y'inshingano z'umugabo mu muryango tuzabonamo inshingano 10, nubwo zishobora kuba nyinshi kurusha izo ngizo. Ni byiza ko noneho uyu mwanya mwiza twakwishimira kubagezaho inshingano z'umugabo mu muryango. Inshingano ya mbere umugabo afite mu muryango niyo gukunda umugore we. Iyo niyo nshingano ya mbere umugabo afite mu muryango, gukunda umugore we. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abefeso ibice 5:25 haravuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Ni byiza ko umugabo akunda umugore we, kandi ni by'igiciro gikomeye cyane ko amenya icyo gukora ku gihe gikwiriye, kandi akamenya n'umurongo ngenderwaho wamufasha kugira ngo agire ubushobozi bwo kurushaho gukunda umugore we. Buriya umugabo ukunda umugore we, icyo bishatse kuvuga ni iki? Ni ukumurutisha abandi bagore bose. Ni ukumurutisha abandi bagore bose. Ni ukuvuga ngo mu mutima we, mu ntekerezo ze, mu migirire ye, mu mico ye, umugore aba agomba kumurutisha abandi bagore bose mu rwego rwo kugira ngo urugo rwabo barwubake kandi babashe kuba baruteza n'imbere. Usibye kuba umugabo ashobora kurutisha umugore we abandi bagore bose, nanone
nuko umugabo ikizagaragaza ko akunda umugore we nuko azamwitaho, kandi muri uko kumwitaho akarushaho no kubungabunga ubuzima bwe ndetse n'imibereho ye. Iyo umugabo yitaye ku mugore we kandi akaba afite no kwita ku mibereho ye, akaba afite gahunda yo kubungabunga ndetse ubuzima bwe, ibyo biramufasha cyane kandi bigatuma bashobora kubaka urugo rufite gahunda, urugo rukomeye, urugo rufite umurongo ngenderwaho, kandi urugo rushobora gutanga n'umusaruro mwiza, bikaba urugo rwiza kandi rushobora kuba urugo rw'icyitegererezo abandi bantu bashobora kugira icyo bigiraho. Buriya abagabo icyo tugomba kuba twamenya ni iki? Mu isi hari abagore benshi b'ibitangaza, wenda se beza, hari abagore batangaje, ariko burya umugore mwiza uruta abandi bagore bose bo mu isi ugomba kumenya ko ari umugore wawe. Umugore wawe niwe kibasumba kuri abo bagore bose, niwe uhiga abo bandi bagore bose. Niyo mpamvu rero uba ugomba gukunda umugore wawe kurusha ibindi byose, kugira ngo umutima wawe ubeho unezerewe, wishimye, udafite ingingimira cyangwa se udafite kwandura kubera ibindi bintu bitari byiza wenda ushobora kuzana ushira mu mutima wawe. Umugore wawe ni uw'agaciro gakomeye cyane mu buzima bwawe bwa buri munsi nk'umugabo. Umugore wawe ni umuntu ukomeye cyane mu buzima bwawe bwa buri munsi wowe nk'umugabo. Umugore wawe mu by'ukuri umufate ko ari igitangaza mu buzima bwawe, umufate nk'amahirwe andi adasanzwe ufite mu buzima bwawe. Umugore wawe ugomba kumufata nk'impano idasanzwe Imana yaguhaye, kugira ngo ubashe kuyishimira, ubashe kuyinezererwa, ubashe ndetse kuba wayikunda kandi ushobore no kuyibungabunga. Ibyo biri muri bimwe Imana yishimira. Urugo iyo umugabo akunda umugore we, burya urwo rugo Imana ibirurimo. Umugabo ukunda umugore we burya bituma imigisha y'Imana iza muri urwo rugo. Kandi burya iyo umugabo akunda umugore we, nta kintu gishobora kuza kije kuvangira urugo rwe gutyo gusa ngo bizakunde, cyane ko umugabo aba abona agaciro k'umugore we kandi agaharanira no kuba yamwitaho no kubungabunga ubuzima bwe. Burya umuntu ukunda umutekerezaho, umuntu ukunda ugambirira gukora icyiza kuri we, umuntu ukunda utekereza kumugirira neza, umuntu ukunda utekereza kumurinda, umuntu ukunda ndetse uramuzirikana aho uri hose, ukumva ko utagira ibyo ugeraho byinshi byiza utamufite cyangwa se utari kumwe nawe. Niba rero umugore, abagabo tugomba kubakunda, buri mugabo agakunda umugore we, ibyo ni iby'igiciro gikomeye cyane. Kandi burya umugabo aramutse akunda umugore we, ntabwo yatekereza kumuhemukira, ntabwo yatekereza kumugirira nabi, ntabwo yatekereza kuba yakwica ubuzima bwe cyangwa kwica imibereho ye, ntabwo yatekereza kuba yagambirira gukora ikibi kuri we. Iyo umugabo akunda umugore we, mu by'ukuri abaho amwishimiye kandi akagerageza no kuba yakora ibishoboka byose kugira ngo imibereho yabo, ubuzima bwabo bube bwiza, kandi hakabaho kubungabunga ubuzima kugira ngo urugo rukomeze rube rwiza kandi rubashe kuba rwagera no kuri byinshi bishoboka. Aho umugabo akunda umugore, iterambere riraza, ubumwe buba buri aho ngaho, urukundo rurogera,
ibintu ugasanga bimeze neza mu muryango, ugasanga ari amahoro ndetse n'ibyishimo. Kandi burya umugabo ukunda umugore we ntiyatekereza kumuca inyuma, ntiyatekereza kuba yamukorera ikintu kibi cyatuma nawe abasha kubabara mu mutima we. Ahubwo iteka ryose umugabo ukunda umugore we, niyo habaye ikosa umugabo arababarira, nk'uko n'umugore nawe ashobora kubabarira mu gihe cyo habayeho ibintu bitagenze neza. Rero kumva ko iyi nshingano ni inshingano ikomeye cyane, abagabo bose baba bagomba kwitaho, bakongera bakabona agaciro kabo bashakanye, kugira ngo mu by'ukuri ingo zibashe kuba zaba nziza kandi zibashe kuba zagera ku byiza, kandi n'umuryango ubashe kuba wakubakwa neza. Nanone inshingano ya kabiri y'umugabo ni ukwishimira umugore we, kwishimira umugore we. Nyuma y'uko we mugabo ukunze umugore wawe, burya uba ugomba nanone no kumwishimira birushijeho. Nanone ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani ibice 5 murongo wa 18, ijambo ry'Imana riravuga ngo isoko yawe ihirwe kandi wishimire umugore w'ubusore bwawe. Isoko yawe ihirwe kandi wishimire umugore w'ubusore bwawe. Ni byiza ko uwo watoranije kugira ngo akubera umugore umwishimira, umunezererwa. Mu by'ukuri ni byiza ko wishimira kubana nawe umunezerewe, ni byiza ko wishimira kubana nawe mugasangira ubuzima umukunze, kandi nawe mugasangira ubuzima wumva ko ku mutima wawe nta kibazo wafite, wumva mu bwenge bwawe nk'umugabo nta kibazo ufite, wumva mu kubaho kwawe ufite uwo mugore, ufite uwo wakunze, ukumva n'ibyishimo bidasanzwe mu buzima bwawe. Ese dushobora kwibaza ikibazo kivuga ngo ese niba abagabo, buri mugabo wese agomba kwishimira umugore w'ubusore bwe, kuki abagabo bamwe na bamwe barengaho bagaca inyuma abagore babo? Cyangwa se kuki abagabo bamwe na bamwe bananirwa kwishimira abo bashakanye, bakifuza kuba babasiga ahubwo bakajya kwishimana n'abandi bagore? Mu by'ukuri icyo ni ikibazo gikomeye cyane kiriho wenda muri iyi minsi ya none, aho uzabona umugabo araba afite mu rugo rwe umugore, ariko nanone ujye gusanga aho kunezererwa n'uwo bashakanye, ugasanga arimo kugenda kunezererwa abandi bagore ndetse batashakanye, ugasanga arimo kujya hanze y'urugo rwe agaca inyuma umugore w'ubusore bwe. Ariko mu by'ukuri icyagakwiriye gukorwa si icyo ngicyo, ahubwo buri mugabo wese yagakwiriye kwishimira umugore w'ubusore bwe, akishimira gusangira ubuzima nawe, kugira ngo imibereho yabo ibashe kuba yaba myiza, n'urugo rwabo rubashe kuba rwaba rwiza. Icyo wowe mugabo ugomba kumenya nuko umugore wawe niwe uruta abandi bagore bose, kandi nanone ugomba kwibuka ko umugore wawe ujya kumurambagiza nuko wari umukunze, uhitamo kuvuga ngo wowe mugore tugiye kubana, ugafata icyemezo cyo kuvuga ngo ava iwabo nawe uva iwanyu, mugende mwubake ubuzima bwawe, ubuzima bwanyu. Icyo kintu uramutse ukibutse nk'umugabo, ukibuka iyo sene uko yagenze, umugore wawe wamubona ko ari umuntu w'agaciro,
ku buzima bwawe, kandi umugore wawe wabona ko ari umuntu w'ingenzi ku buzima bwawe, kandi wabona yuko kumwishimira no kumunezererwa nabwo ari iby'agaciro, kandi ukumva ko kubaho uri kumwe nawe mwishimaniranye ari ikintu cyiza kandi cyatanga n'umusaruro mwiza cyane. Umugabo agomba guhama hamwe mu by'ukuri, yareba umugore we akumva aramukunze, yareba umugore we akumva aramwishimiye, yareba ibyo umugore we akora akumva arabinezerewe, kandi tuvuge ngo bya bintu biba bitagenze neza mu muryango, wenda bishobora gutuma wowe mugabo utishimira umugore wawe, ntabwo igisubizo wowe mugabo ari uguta urugo, ntabwo igisubizo wowe mugabo ari ukwanga umugore wawe, ntabwo igisubizo kuri wowe mugabo ari ukuvuga ngo ujye kwiyandarika, cyangwa se ngo ujye mu busiraya, cyangwa se ngo ujye kwishora mu ngeso mbi, cyangwa se ngo ugende wirukanga mu bagore bandi, urimo gushaka igisubizo cyangwa urimo gushaka aho wahungira cyangwa se aho waruhukira. Ahubwo igisubizo kirambye kandi cyatuma ibintu bigenda neza, urugo rugakomeza kuba rwiza, ahubwo ni ukumenya ngo dufite ikibazo he, cyakemuka gute, ubuzima bwakomeza ute, urugo rwacu twarukomeza ute. Hanyuma iyo umaze kumenya ahari ikibazo, burya shaka ukuntu icyo kibazo cyakemuka bifatanijemo n'uwo mwashakanye, kugira ngo urugo rwanyu rubashe kuba rwaba urugo rwiza kandi urugo rufite umurongo mwiza ngenderwaho. Buriya mu by'ukuri iyo wishimira umugore wawe, nawe ubwawe burya iyo ugenda uri mu kazi kawe se, uri mu mirimo yawe ya buri munsi, biri mu bintu bikunezeza, biri mu bintu bigushimisha. Iyo uri kuvuga ati hani umugore wanjye turi kumwe, nawe birashimisha. Iyo utashe mu rugo uri kuvuga ati rwose jye n'umugore wanjye ibintu ni sawa, turishimanirana, ni byiza, hari urukundo, hari keya, hari ubusabane, mu by'ukuri hari ibyishimo, hari umunezero, mu by'ukuri hari amagambo meza, hari ukumva neza, hari ukwihanganirana, hari ukubabarirana. Iyo ibyo byose uzi ko bihari, ukaba uzi yuko nahabaye ikibazo, mugomba kureba uburyo mugikemura, mugomba kureba uburyo mukitaho, kandi mukakibonera n'igisubizo cyiza, mu by'ukuri ibyishimo byanyu birakomeza. Nta kintu cyiza nka kidobya cyatuma muva mu byishimo byanyu by'urugo rwanyu, ahubwo mukomeza gutekereza gukora ibyatuma urugo rwanyu umunezero n'ibyishimo bikomeza kubamo. Ishimire umugore wawe, umunezererwe, kuko ni umugore w'ubusore bwawe, ugomba kumwishimira kandi ugaharanira ko urugo rwanyu rutaba urw'umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu se, ahubwo urugo rwanyu ugaharanira ko rwaba urugo mugomba kubana akaramata, kandi buri umwe wese akifuza guhorana na mugenzi we, akifuza gusangira umunezero n'ibyishimo na mugenzi we. Inshingano ya gatatu y'umugabo ni guha umugore we ikimukwiriye hatabayeho kwikunda. Guha umugore we ikimukwiriye hatabayeho kwikunda. Ahangaha icyo bishatse kuvuga, burya rero umugore n'umugabo aho bari, niba bishimaniranye, baba bagomba kubaka urugo rwabo. Iyo tuvuga ko umugabo agomba guha umugore we ikimukwiriye hatabayeho kwikunda, ibi biza mu rwego rw'umugabo n'umugore kubaka urugo. Kandi burya umugabo niba mu rugo bitameze neza, cyangwa se umugore mu rugo bitameze neza, ntabwo ibintu bizagenda neza. Kandi burya baravuga ngo inzu cyangwa se urugo rw'umugabo n'umugore ruba rugizwe byibuze n'ibyumba bitatu by'ingenzi. Icyumba cya mbere ni icy'umugore
n'umugabo baryamamo. Icyumba cya kabiri ni uruganiriro, icyumba kindi cya gatatu ni igikoni batekeramo. Ibyo byumba rero nubwo ari bitatu, ariko burya icyumba kiruta ibindi byose ni icyumba baryamamo, cyangwa se cy'umugabo n'umugore baryamamo. Icyo nicyo cyumba kiba gisumba cyangwa se kirusha agaciro ibindi byumba byose twavuze. Kandi burya iyo mu cyumba cyo kuryamamo ibintu bitagenze neza, burya muri cya cyumba cy'uruganiriro ibintu byose birazamba. Nta mushyitsi wagera mu rugo ngo yakirwe neza, kandi muri cya cyumba kiruta ibindi byose ibintu bitameze neza. Nanone iyo mu cyumba ibintu bitameze neza, bishatse kuvuga ko muri cya cyumba cy'igikoni naho ntabwo ibintu bizagenda neza, kuko uzateka ibiryo ntabwo azabiteka yishimye, kandi najya no kubizana muri cya cyumba cy'uruganiriro, niba bizaribwa ntabwo bizaribwa abantu bishimye banezerewe, bizaribwa abantu bafite ikibazo ku mutima, bafite ikibazo mu mitekerereze yabo, bafite ikibazo muri uwo mwanya, bitewe n'uko hari ahandi hantu ibintu biba bitagenze neza. Rero umugabo ni byiza ko iyo ngingo yo kubaka urugo agomba kuyitaho neza, kandi abagore nabo barabyishimira nk'uko n'abagabo nabo baba bagomba kubyishimira. Rero icyo ubona ko cyakubera cyiza wowe nk'umugabo, uba ugomba kumva yuko n'umugore icyo gishobora kumubera cyiza, kandi kigatuma yishima ndetse anezererwa. Aho n'Imana mu by'ukuri irabasanga kandi igakomeza no kubagirira neza. Inshingano ya kane y'umugabo mu muryango ni ukubana n'umugore mu mahoro kandi amwihanganira. Umugabo agomba kubana n'umugore we mu mahoro kandi akagerageza no kumwihanganira. Burya amahoro ni ikintu gikomeye cyane. Amahoro ntabwo wayagura amafaranga, amahoro ntabwo wayagura zahabu, ntabwo wayagura diyama. Amahoro reka mvuge ngo nta kintu gifatika mu ntoki ushobora gutanga kugira ngo amahoro uyagire. Burya rero niba udashobora kugura amahoro, ubwo rero hari ibyo uba ugomba gukora kugira ngo amahoro abeho mu rugo, hari ibyo uba ugomba gukora kugira ngo amahoro asagambe mu rugo rwawe. So burya hari abantu babiri, reka tuvuge ngo ibibazo bishobora kubaho, ariko burya niba bibayeho, buri umwe wese ndashake ko umutima we wandura, ahubwo buri umwe wese atekereze ku kuvuga ngo niba iki kibazo kibayeho, ni gute twakubaka amahoro mu rugo rwacu, ni gute twakubaka ibyishimo mu rugo rwacu, ni gute twakubaka umunezero mu rugo rwacu. Ibyo ngibyo mubitekerejeho mukabikora nk'abantu bashakanye, bituma ubuzima bwanyu buba bwiza, bituma imibereho yanyu iba myiza, bituma urugo rwanyu rubasha gukomera kandi ibintu bikarushaho kugenda neza. Rero niba hari ikibazo gihari, wenda umwe yakoze ikosa, burya ijambo rya mbabarira ni byiza ko ribaho, kandi nanone ijambo rya ndakubabariye mu by'ukuri ni byiza ko ribaho. Iyo ukoze ikosa, ibuka kuvuga ati mugore wanjye mbabarira, nuko rikosa nk'umugore nawe wibuke kuvuga ngo mugabo wanjye mbabarira. Iyo habayeho gusabana imbabazi kandi na ya makosa aba yasabiwe imbabazi, umugabo akirinda yuko yakongera kugaruka, umugore nawe akirinda yuko yakongera kugaruka, ibyo bintu bituma amahoro akomeza kubaho. Nanone burya amahoro azaboneka
kuri cya gihe umugabo azatekereza mu by'ukuri, azatekereza ibyiza umunsi ku wundi mu mutima we, yanga ko hari ibyakwivanga kuri we, nk'uko n'umugore nawe bizaba uko. Mbese umugabo mu kubona umugore we akavuga ati rwose umugore wanjye ni byiza cyane, umugore wanjye ni amahoro, umugore wanjye rwose nta kibazo. Kandi burya ahari urukundo buriya ni izingiro ry'ibintu byinshi. Burya hari urukundo, kubabarira bibaho, ahari urukundo kwihangana kubaho, ahari urukundo uko byagenda kose n'ikibazo cyavutse gishakirwa umuti, kandi umuti mwiza ukaboneka, cyane ko abantu baba bagerageje kubyitaho. Ni byiza ko rero amahoro ashakwa, ni byiza ko kwihangana kubasha kubaho, kuko ahari abantu mu by'ukuri babiri cyangwa se barenze umwe ntihabura ibibazo. Ariko ibibazo ntibibaho, shaka uko byakemukira mu mahoro kurusha uko byakemukira mu ntambara. Kuko hari abagabo benshi niba ikibazo kivutse uko cyaba kimeze kose, aho kugira ngo umuntu atuze atekereze icyo yakora kandi cyatanga igisubizo cyiza, ugasanga ahubwo kibaye igihe noneho cya kamere kuzamuka, kibaye igihe cy'intambara kuzamuka, kibaye igihe cyo kuvuga ibintu bitagakwiriye kuvuga, kibaye igihe cy'injuro, kibaye igihe cyo kuzana ibyashize, kibaye igihe noneho cyo kuzana intonganya nyinshi. Ibyo ntabwo byubaka urugo, ntabwo byubaka amahoro mu muryango, ntabwo byubaka iterambere mu muryango. Ibyo bibasubiza inyuma. Ariko buryo umuntu utekereza kuvuga ati ikibazo cyabaye mu muryango, ariko uko byagenda kose, nubwo wenda ari umugore wanjye wagiteje, nubwo wenda ari umugabo wanjye wagiteje, ariko burya reka turebe uko byakemukira mu mahoro, tutihaye rubanda, tudashizemo gushwana, tudashizemo intonganya. Reka turebe ukuntu twakwicarana dukore reparation hagati yacu, maze ubuzima bw'urugo rwacu bubashe kuba bwakomeza. Burya rero wowe mugabo, kubaka amahoro mu muryango, ibyo nibyo bya mbere, ndetse kugira kwihangana no gukomera mu gihe cyo uri mu rugo rwawe, uri imbere y'umugore wawe. Ibyo birafasha cyane kandi bitanga igisubizo cyiza gukomeza kubaka urugo rwanyu. Nanone inshingano ya gatanu y'umugabo mu muryango, umugabo burya ntagomba gusharirira umugore we. Umugabo ntagomba gusharirira umugore we. Buriya iyo tuvuga ngo umugabo ntagomba gusharirira umugore we, ibyo bituruka mu buryo butandukanye. Si uko ibibazo bitabaho, si uko umwe atakwifuza kubabaza mugenzi we, si uko umwe atagwa mu makosa. Amakosa yo buri muntu wese ashobora kuyagira pe. Wowe mugabo wayagira, nawe nk'umugore amakosa ushobora kuyagira. Ariko icyo bavuga ko umugabo atagomba gusharirira umugore we, burya ni byiza ko utakwifuza intonganya nk'umugabo mu rugo rwawe. Ni byiza ko utifuza kugira bwa burakari budashira, bwa burakari buhoraho. Ntabwo ari byiza ko uba muri ubwo burakari. Nanone burya ntabwo ari byiza ko wishimira kubaho utishima mu mutima wawe, ugahora ubabaye buri munsi. Buriya iyo uri umugabo mu rugo, ukagera mu rugo warakaye umeze nk'intare yakomeretse, so umwana akakuvugisha reka, umugore akakuvugisha reka. Burya ibyo ngibyo ntubigira uyu munsi, ejo ukabigira, n'ejo bundi ukabigira, bigahinduka ubuzima bwawe. Ntabwo umugore azabaho yishimye, ntazishimira urugo. Azaba mu rugo ariko ababaye,
azajya kubona ariko akubonemo undi muntu, ntazakubonamo rwose nka wa mugabo yishakiye ibintu bikimeze neza. Ntabwo ari uko nguko azabasha kubibona. Ni byiza ko rero wowe mugabo ugira mu rundi ruhande ibintu byiza bishobora kukuranga, bidashobora gutuma uba ushaririye umugore wawe. Abagore baba bashaka ko abagabo babo bahora bishimye, bahora baseka, bahora bafite umutima unezerewe, bafite mu mutwe heza, hari gutekereza neza, bari bafite ubuzima bwiza, bari mu mutekano, bari mu mutuzo. Mbese abagore ibyo baba babishaka. Abagore baba bakeneye abagabo babahakeya, abagabo babishimira. Abagore baba bakeneye ko mu by'ukuri bakomeza kubaho ariko basabanye mu by'ukuri n'abagabo babo. Rero aho kugira ngo usharirire umugore wawe nk'umugabo, byaba byiza ikintu cyakubabaje ku mutima wawe, waba wababariye ku kazi, waba wababariye mu nzira se, inshuti zakubabaje, cyangwa se hari umuntu wakugiriye nabi, so waba wababajwe se n'umugore wishakiye, ni byiza ko ugira umutima cyangwa se ugira ibitekerezo cyangwa se ugira ubwenge bwo kuba wavuga icyakubabaje. Icyakubabaje, aho guhora urakaye, aho guhora wumva wavuga nabi mu gitondo nimugoroba, manywa na nijoro, uvuga nabi mu rugo, mu muryango, ibintu ntibigende neza. Icyakubera cyiza ni uko watobora ukabwira umugore wawe ukavuga ati, mugore wanjye icara tuganire, mu by'ukuri ejo bundi warambabaje, cyangwa se mu minsi yashize warambabaje, ibyo bintu byandeye agahinda cyane, wenda niyo mpamvu muri iyi minsi bitari bimeze neza. Ariko sinabyiza ko niba wababaye, sinabyiza ko bifata umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, oya. Ahubwo bibaye byiza wagakwiriye gufata iya mbere bikiba, cyangwa se ukibitekerezaho. Burya nurenze iminsi ngahe utari wavuga ikikubabaje, kuko n'ubundi urababaye, nta mahoro ufite yo mu mutima. Rero gucreya ambiance mu muryango aba ari ikintu cyiza cyane, kuzana umwuka mwiza mu muryango, wa relation nziza mu muryango, ni ikintu cyiza cyane. Kandi iyo udasharirira umugore nk'umugabo, n'abana burya baba babibona mu muryango niba mubafite. Burya umugore arushaho kugukunda no kukwishimira cyane, ku buryo nawe yagenda ari kwikomanga ku gatuza ahuye n'abandi bagore, cyangwa se ari no mu bandi akavuga ati, rwose nanjye mfite umugabo unyishimira, unkunda, untekerezaho, unyitaho. Mfite umugabo utanduka, utatongana. Mfite umugabo mu by'ukuri iyo habaye ikosa, ako kanya dusabana imbabazi, tukababarirana, ubuzima bugakomeza, n'urugo rwacu tugakomeza kubaho twishimye. Rero isi inshingano tumaze kuganiraho uko ari 5, ni byiza ko wowe mugabo uzizirikana kandi ukazitaho, ukazitekerezaho. Mu by'ukuri icyo udakora, icyo utuzuza, ugaharanira kucyuzuza, cyane ko Imana ishaka ko mwubaka urugo rwiza. Umuryango wanyu, yaba ari umuryango wo mu ruhande rw'umugore wawe, yaba ari umuryango wawe wowe nk'umugabo, imiryango ishaka ko yabona mugize urugo rwiza. Si byiza ko rero Satani yabatera namwe muvuge ngo Satani tugwaye ikaze, ngwino dusenye. Si byiza ko abandi bantu baturuka hanze baje bafite umugambi wo kubasenya, none namwe mufati ya mbere muvuge ngo tubahaye ikaze. Ni byiza mu by'ukuri kuzuza inshingano zawe,
nk'umugabo kandi ugasaba n'Imana ikabigufashamo, cyane ko nta kintu wakwishoboza Imana itagufashije. Reka Imana ibashigikire nk'abagabo aho muri hose, kandi mu by'ukuri n'ingo zanyu Imana ikomeze kuzitaho, izubake kandi zimere neza, ubuzima bugende neza, iterambere ribeho, kandi hamwe n'Imana byose birashoboka. Nta mpamvu yo kugira ubwoba, kuko Imana iri kumwe nawe kandi ikwitayeho, igutekerezaho. Ibitameze neza birashoboka ko Imana yabigenza neza, umuryango wawe ugakomeza kugenda neza. Imana ibasangaho muri, ibiteho kubw'ubuntu bwayo, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.